Ndabaga TV, urubuga rw'amakuru n'ibitekerezo. Gahoro Igondugendo. Uburenganzira bw'umuturage. Ndabaga TV, Gahoro nirwo rugendo. Ndabaga TV. Ikaze kuri Ndabaga TV, urubuga rw'amakuru n'ibitekerezo. Uyu munsi turi ku itariki ya 29 ukwezi kwa Nyakanga, umwaka wa 2026. Turi kuwa gatatu, turimo turagenda tugana mu mpera z'ukwezi kwa karindwi. Mbere yo gutangira rero, reka nkomeze kugusaba niba utarabikora kuduha subscribe. Kuri mwe mwese mwarangije kuyikora, ndakomeza kubashimira, kandi mwese nkomeza kubasaba kuduha ibitekerezo byanyu, kuduha like, ndetse no kuza gusangiza abandi iki kiganiro mu gihe mwaba mwagikunze. Nkuko bisanzwe, turi kumwe ahangaha kuri Ndabaga TV, ni Ndabaga Constance Mutimukeye. Ushobora gukanda kuri subscribe, ugakanda kuzogera, kuri like, share, kandi ugatanga n'igitekerezo cyanyu. Uyu munsi tubafitiye icyegeranyo ku mateka ya Bernard Makuza, aho tuza kureba imyanya yagiye akora mu kazi ka politike, ndetse tuze no gusesengura impamvu Dr Bizimakotanyi Bizibinyoma ahora amwibasira, kandi ubundi basangiye ingeso imwe yo gukorera FPR, batitaye ku banyarwanda cyangwa no gukunda igihugu. Nimujye kure. Kwambara neza ntibyabuje Bernard Makuza kwibasirwa na Minisitiri Bizimana. Nyuma yo kuvukira akanakurira mu ishyaka riharanira demokarasi MDR, yari asangiye na se Anastase Makuza no kwiga mu mashuri meza. Bernard Makuza yisanze mu nzego nkuru z'igihugu, aho yabaye umujyanama wa Minisitiri w'Intebe kuri Repubulika ya kabiri. Nyuma ya Jenoside agirwa ambasaderi mu Burundi no mu Budage, aho yavuye aje kuba Minisitiri w'Intebe, umwanya yamazeho imyaka myinshi kurusha abamubanjirije n'abamukurikiye. Nyuma aba visi perezida na perezida wa Sena, umwanya yavuyeho agasigara ari intumwa y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu matora agenda aba hirya no hino muri Afurika. Nubwo ari umugabo ukuze w'imyaka 64 y'amavuko, akaba azwiho kwambara neza. Muri iyi minsi ishize yanyuze mu bihe bikomeye byo kwibasirwa na Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Minubumwe, Bizimana Jean Damascene, umaze kumenyerwa ku mazina menshi nka Bizimbehe, Bizibinyoma, Bizinkotanyi n'ayandi, ahanini amuziza yuko akomoka kuri Anastase Makuza wamenyekanye nk'umuhanga kuri Repubulika ya mbere, ndetse FPR ikaba imushinja kuba ari umwe mu baparumehutu bahiritse ubwami bagashyiraho Repubulika. Ibi rero ntabwo FPR yigeze ishaka kubyumva, kuko imushinja akaga k'ubuhunzi benshi mu bayigize bisanze bavukiyemo kubera amahitamo y'ababyeyi babo bananiwe kuyoboka, bagahitamo guhungira mu bihugu bikikije u Rwanda, ari naho bavuye batera u Rwanda ku itariki ya 1 Ukwakira umwaka w'1990. Muri iki cyegeranyo twahisemo kubavira imuzi n'imuzingo amateka yaranze uyu Bernard Makuza, cyane cyane mu mirimo ya politiki, kugira ngo tunarebere hamwe icyaba gituma Minisitiri Bizibinyoma amuhoza mu majwi, amucyurira ibyo se yakoze, kandi we ubwe yaribwiriye perezida wa Sena wamusimbuye Iyamuremye Auguste ko umwana atazira icyaha cya se nk'uko atazira icya sebukwe, ubwo bacyuriranaga muri Ndi Umunyarwanda. Bernard Makuza ni muntu ki? Bernard Makuza ku itariki ya 30 Nzeri umwaka w'1962 yavukiye ku Karambi muri komine Kinyamakara ya Perefegitura Gikongoro, ubu habaye mu karere ka Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo.
ni mwene Anastase Makuza wabaye minisitiri w'ingenzi kuri Repubulika ya mbere ya Perezida Gregoire Kayibanda, na Veronique Mukandori uri mu muryango wa hafi wa Rosalia Gicanda wabaye umwamikazi wa nyuma w'u Rwanda ku ngoma ya Mutara wa gatatu Rudahigwa, akaba na nyirasenge wa Perezida Kagame, ari naho abavuga ko Bernard Makuza ari mubyara wa Kagame bahera. Ubwo yarangizaga amashuri abanza muri Ecole Belge i Kigali, Bernard Makuza yahuye na politike y'iringaniza ry'uturere n'amoko équilibre régional et ethnique yari yarashyizweho na Perezida Habyarimana, ituma adahabwa umwanya mu mashuri yisumbuye. Ababyeyi be bagiye kubaza uburyo umwana wabaye wa munani mu gihugu adahabwa umwanya. Uwari minisitiri w'uburezi icyo gihe abwira se ngo uzongere ube minisitiri w'uburezi umuhe umwanya. Bernard Makuza yahise acika intege zo gusibira, ariko aza kubyemera ndetse ajya gusibira muri École Primaire Sainte Famille. Umwaka ukurikiyeho arongera aratsinda ndetse ahabwa umwanya muri Collège Saint André, ariko kuko yari yaratsinze ikizamini cyo kwinjira mu iseminari ryitiriwe Mutagatifu Leo Saint Leo i Kabgayi, ahitamo kwijyamo kuko yari yarazinutswe ishuri rya leta bari baramwimye mbere. Yinjiye mu iseminari yishimiye kwiga aho na se yize ndetse ayitsinda bitamugoye, akomereza muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda aho yavanye impamyabumenyi ihanitse mu mategeko licence en droit. Yahise akora imirimo itandukanye irimo kuyobora Onatracom, gushingwa amaparike muri Minijust, nyuma aza kuba umujyanama wihariye wa minisitiri w'intebe kugeza mu mwaka w'1994 aho jenoside yamusanze mu mujyi wa Kigali i Nyamirambo, ahungira muri Hotel de Mille Collines yayoborwaga na Paul Rusesabagina. Habayeho guhererekanya impunzi ajya mu gice cyari cyarafashwe n'inkotanyi. Nyuma ya jenoside, Bernard Makuza yagizwe ambasaderi mu Burundi, ntiyahatinda ahava ajya guhagararira u Rwanda mu Budage. Nyuma y'uko uwari minisitiri w'intebe Pierre Celestin Rwigema yeguriye ndetse agahungira muri Amerika, Pasiteri Bizimungu wari perezida w'inzibacyuho yahamagaye Bernard Makuza shishi itabona, amugira minisitiri w'intebe wa munani w'u Rwanda ku itariki ya 8 Werurwe umwaka w'2000. Nta kindi ashingiyeho uretse kuba yari amuzi nk'umurwanashyaka wa MDR, kandi amasezerano ya Arusha FPR yemeraga gice yageneraga uwo mwanya umuntu ukomoka muri iri shyaka byaje gusenywa ku itariki ya 14 Mata umwaka w'2003 rishinjwa amacakubiri. Icyo gihe Bernard Makuza yitandukanyije na MDR, abantu bakeka ko agiye kujya muri FPR, ariko mu mwaka w'2006 atangaza ko nta shyaka abarizwamo kugeza n'ubu, ariko ntawavuga se n'ibyo yakoze muri MDR ngo abure kubabara nk'undi muntu wese ufite amarangamutima. Ku itariki ya 8 Werurwe umwaka wa 2008, mu rwego rwo guhangana n'igitutu cyaterwaga n'umubano mubi wari hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa, Perezida Kagame wari umaze imyaka 5 ariganyije amatora kuri manda ya mbere hagati y'umwaka wa 2003 n'umwaka wa 2010, yasheshe guverinoma ashyiraho indi igizwe n'abaminisitiri 21 n'abanyamabanga ba leta 6, ndetse yongera kugirira icyizere Bernard Makuza ngo ayobore, na cyane ko abatari bake bari baramaze kumenya ko ari mubyara we. Nyuma yo kwakirwa na minisitiri w'intebe w'Ubuhinde Dr Manmohan Singh i New Delhi ku itariki ya 14 Mutarama 2011, Perezida Kagame ku itariki ya 6 Ukwakira mwaka wa 2011 yamusimbuje Pierre Damien Habumuremyi, maze we ashyirwa muri Sena
aho yahise atorerwa kuba visi perezida ushinzwe amategeko no kugenzura guverinoma, yungirije Jean Damascene Ntawukuriryayo waje kwegura, maze Makuza atorwa mu ikinamico ry'amajwi 25 kuri 26, aguma muri izo nshingano kuva ku itariki ya 14 Ukwakira mwaka wa 2014 kugeza ku itariki ya 17 Ukwakira umwaka wa 2019, asimburwa na Augustin Iyamuremye. Uyu wamusimbuye bigeze gucyocyorana mu mwaka wa 2013 ubwo hatangizwaga ibiganiro bya Ndi Umunyarwanda, maze Iyamuremye abwira Makuza ngo ko adasaba imbabazi ku byaha se Anastase Makuza yakoreye Abanyarwanda. Mu kinyabupfura cyinshi, Bernard Makuza yaramusubije ngo erega nawe uzira ibyaha bya se nk'uko nawe uzira ibya sebukwe. Ubwo Makuza yibutsaga Iyamuremye ko ari umukwe wa Theodore Sindikubwabo wabaye perezida wa guverinoma y'abatabazi hagati y'ukwezi kwa Mata mwaka wa 1994 kugera muri Nyakanga mwaka wa 1994. Bityo niba Iyamuremye atarasaba imbabazi ku byaha bya Sindikubwabo kandi atunze umukobwa we, nakwiye no kumwibutsa gusaba imbabazi ku byaha bya se Anastase Makuza, kuko icyaha ari gatozi kandi aba bombi Anastase Makuza na Theodore Sindikubwabo nta n'umwe muri bo wigeze ahamwa ibyaha n'urukiko urwo ari rwo rwose. Uyu munsi Bernard Makuza nta mwanya uzwi afite muri leta, ariko yitabazwa n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe kugira ngo ajye kuba indorerezi mu matora agenda aba hirya no hino muri Afurika. Mbese ko twibagiwe? Mbese ko twacecetse? Mbese ko amateka yacu tuyasoma nk'ahatatubayeho? Numvise bavuga ngo nimurwane, numvise bavuga ngo uwo ni umwanzi, ariko sinigeze numva bavuga ngo amaraso ni ayacu twese. Umurwanda arahaguruka agashyira intwaro ku rutugu, niyubuke ko wagiye kurasa ari umuvandimwe we, ari uwo basangiye izina ry'u Rwanda. Icyo gihe ababaye nde? Ni umurwanirashyaka, urwanira izina, urwanira inyungu, urwanira ubutegetsi butamara kabiri. Ariko hari undi uhaguruka atuje, atwaje ukuri, atwaje umutima, atavuga menshi, ariko agakora byinshi. Abonye amarira akayahagarika, abonye akarengane akagahagurukira, abonye ubwicanyi akavuga ati birahagije. Uwo ni umurwanashyaka utagira ubwoba bwo kuvuga ukuri, utagurisha ubumuntu ngo abone inyungu, kuko azi ko nta shyaka riruta ubuzima, nta nyungu igomba kurusha ubumuntu. Niba amaraso yaramenetse, ntakeneye impamvu, akeneye ubutabera. Niba hari abishe, ntibakwiye guhishwa, bakwiye kubazwa ibyo bakoze. Niba hari abarenganye, ntibakwiye kwibagirana, bakwiye guhabwa agaciro. Nk'uko tubisanga muri Bibiliya, ukuri n'ubutabera nibyo byubaka amahoro. None se tuzakomeza guceceka? Tuzakomeza kuba ibikoresho? Cyangwa tuzahaguruka tube abantu? Nta shyaka riruta umunyarwanda, nta politiki igomba gusumba ubuzima. Amaraso yamenetse arasaba ubutabera. Buri mwicanyi agomba kubazwa, buri nzirakarengane igomba guhabwa agaciro. Uyu munsi turahaguruka, nitukiri abarwanirashyaka, turaba abarwanashyaka. Uhitamo ishyaka, ugahitamo amaraso, ariko uhitamo ukuri,
ugahitamo ubuzima. Bernard Makuza arazira iki? Nyuma y'inama ya Unity Club yabaye tariki ya 27 Kamena umwaka wa 2026, uwitwa Ignatius Kabagambe usanzwe ari umuvugizi wa Kaminuza y'u Rwanda, akaba azwiho kwigira umuvugizi wa FPR na Kagame, kandi abavugizi batabuze, ku itariki ya 1 Nyakanga umwaka wa 2026 yagiye ku rubuga rwa X @Kabagambe arandika ati: "Reka tubyerure n'ubundi byaravuzwe. Uwahoze ari Minisitiri w'Intebe Bernard Makuza wanabaye Perezida wa Sena yise Minisitiri Bizimana Jean Damascene Nyagasani, nyuma anamwita igihangange. Ibyo bitewe no kubangamirwa n'ukuntu Minisitiri Bizimana ajya avuga kuri se wa Bernard, Anastase Makuza, iyo arimo kuvuga ku mateka mabi ya politike mbi mu Rwanda yahise. Anastase yagizemo uruhare rukomeye. Ibyo Minisitiri Bizimana abavuga biri mu nshingano ze, gusa nk'umuntu Bernard bikamubabaza kubera ko uvugwa ari se umubyara. Kuri we yumva ko Bizimana atakabaye abivuga, bituma amwita igitangaza, kuba abitinyuka akavuga ku mubyeyi w'umuntu ukomeye. Mu Rwanda ruyobowe na FPR Inkotanyi, Perezida Kagame abereye umukuru w'ikirenga, ibi ni umuziro. Niyo mpamvu nanjye ninyutse kubisobanura kuko ndi inkotanyi mu buryo bwanjye, ngayo nguko." Ibi Kabagambe yanditse yabikurikijeho ifoto ya Bernard Makuza ari hafi y'ibendera ry'u Rwanda, nyuma yo kwandika ubundi butumwa agira ati: "Mu byabwiwe imbaga yari mu nama ya Unity Club iherutse, hari ibyo itangazamakuru ritahise rigeza ku banyarwanda bose. Ku byerekeye Anastase Makuza n'icyo umukuru w'igihugu yabivuzeho, bamwe mu batari mu nama twagiye tubibwirwa n'abari bayirimo mu bipengere. Yasobanuye ko impamvu atari ugukemura ikibazo hagati y'abantu babiri, ahubwo mu buryo bwagutse yari agamije ko abadafite imyumvire itajyanye n'icyerekezo cy'uru Rwanda rushya bakwikosora bagakizwa mu bya politike." Ubutumwa bwa Perezida Kagame yatanze kuri iki kibazo cyo kwita Minisitiri Bizimana Nyagasani igihangange, kubera ko bwari bugamije kwigisha n'abandi banyarwanda baba bafite aho bari hose kubutangariza abanyarwanda, njyewe nemera ko ari byiza cyane kutabikora gutyo. Icya mbere, byatuma ubutumwa butumvikana nk'uko bwatanzwe, risiki. Icya kabiri, byadindiza urugamba rwo kwigisha benshi bashoboka vuba politiki ikwiye iyo itangazamakuru ritabishoboye, losi. Ibyabwiwe abantu bangana kuriya ntibiba bikiri ibanga, cyane ko uwatanze ubutumwa yakoresheje imvugo iboneye bihagije nk'uko asanzwe. Nta mpamvu yo kugira ubwiru ibyavugiwe mu ruhame, iyo noneho bikubiyemo amasomo y'ingenzi y'u Rwanda ku Rwanda ajyanye no kubazwa inshingano, accountability, kubitangariza abanyarwanda birushaho kuba ngombwa. Umuturanyi wanjye Bernard Makuza si we ibi bireba by'ibanze, ahubwo ni abanyarwanda bandi baba bakeneye amasomo. Murakoze cyane kunyumva. Ubwo nibwo butumwa yanditse bwa mbere yerekana ko hari ikibazo cyahishwe rubanda. Benshi mu basesenguzi basanga kuba Bizimana yerura akavuga amazina y'abantu abahamya ibyaha kandi barapfuye ari abere, nta rukiko rubaciriye imanza ngo rubahamye ibyo byaha, ari ubuswa bukomeye, kuko nk'umunyamategeko yakagombye kuba azi icyo ari cyo presomption
d'innocence. Babona kandi ko kuba atavuga ibyabaye ahubwo agakomeza guhamya ibyaha Anastase Makuza ari ugukomeretsa Bernard Makuza no kumwibutsa ko se yamwimye buruse akajya mu iseminari nkuru atabishaka. Benshi mu basesenguzi basanga kuba Bizimana yerura akavuga amazina y'abantu abahamya ibyaha kandi barapfuye ari abere, nta rukiko rubaciriye imanza ngo rubahamye ibyo byaha, ari ubuswa bukomeye kuko nk'umunyamategeko yakagombye kuba azi icyo ari cyo presumption de l'innocence. Babona kandi ko kuba atavuga ibyabaye ahubwo agakomeza guhamya ibyaha Anastase Makuza ari ugukomeretsa Bernard Makuza no kumwibutsa ko se yamwimye buruse akajya mu iseminari nkuru atabishaka, nyuma akaza kubivamo akajya kwiga amategeko mu Bufaransa no gukora imirimo itandukanye ku butegetsi bwa Perezida Habyarimana. Ku bw'ibyo rero nta yindi mikino Bizimana arimo uretse kwihorera kuri Bernard Makuza no kumwereka ko igihe cye cyarangiye, ubu hakaba hagezweho minubumwe yica igakiza uwo ishaka, igaca imanza, igahamya abantu ibyaha. Amahitamo ya Bizimana ni aye ku giti cye kuko inyigisho atanga aba afite ukundi yazitanga adakomerekeje abafite ababyeyi bavugwa mu nkuru ze bitewe n'uburyo abavugaho bukomeretsa abana kandi icyaha ari gatozi. Ikindi cyabanje kuyobera abantu ni ukuba aba bombi Bernard Makuza na Bizimana bose ari abanyagikongoro. Bakabaye ari abavandimwe kuko Bizimana avuka mu Cyanika mu cyahoze ari komine Karama, naho Makuza akavuka ku Karambi hahoze ari komine Kinyamakara, ariko bakaba barabaye mu buzima butandukanye cyane kuko Bizimana agendana ibikomere by'amateka yatewe n'ubukene, naho aboneye akazi ko kwigisha akigisha mu ishuri rya kure y'iwabo, byose akabishinja Bernard Makuza wavukiye mu Bisubizo akiga mu mashuri meza arimo École Belge Sainte Famille Saint Léon na Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, agahabwa imirimo myiza ku buryo na Perezida Kagame yigeze kuvugira mu mwiherero w'abayobozi Gabiro ko Bernard Makuza ari we wenyine utaraburara mu bari aho. Nubwo rero batakuriye hamwe, ntibyakabaye kuba bikuraho ko ari abavandimwe bakomoka hamwe. Ku rundi ruhande, abasesenguzi bagaruka kuri Ignatius Kabagambe watangaje ibyavugiwe mu nama ya Unity Club kandi atari ayirimo, bakavuga ko ari kwa kundi aho utinya uhatuma ikigoryi. Mu by'ukuri ibyo Kabagambe yavuze byatinywe n'abanyamakuru, ni ibiri mu mitwe ya benshi, ariko bakaba batabivuga kuko banga kwiteranya cyangwa bagatinya kurebwa na Kagame, bazi neza ko ari mubyara wa Bernard Makuza. Bityo ntacyo yamutwara kuko imyaka yose yagiye amugabira yari abizi neza ko ari mwene Anastase Makuza na Veronique Mukandori. Kuba Kabagambe abizanye uyu munsi ni ikimenyetso simusiga cy'uko ibipimo by'ubumwe n'ubwiyunge bikiri hasi ugereranyije n'uko bivugwa. Gukubitisha Bernard Makuza ahahise he ni ubugome buvanze n'ubuswa bukomeye. Hari n'abasesenguzi basanga filime yifashishijwe na Bizimana niba yarahisemo nk'imfashanyigisho, yaragombaga kuyisobanura avuga imyanya y'imirimo abavugwamo bakoraga atavuze amazina, kuko igikomeye muri yo si amazina, igikomeye ni ubutumwa buba bukubiyemo aba ashaka gutambutsa. Aha rero Bizimana yibagiwe ko abana ba Anastase Makuza bakoranye na FPR bitandukanye cyane n'uko umubyeyi wabo yaba yaritwaye mu gihe cye.
Kuba Kagame adafata Bernard Makuza nka Anastase Makuza ni ikimenyetso cyakabaye cyiza bwa mbere mu mutwe wa Bizimana, akareka guhora azura akabuze katareba na busa abana babyawe n'uwo yamaze guhamya ibyaha. Ese niba ari Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda, ubu ni ubuhe bwoko bw'ubumwe aba akoresha iyo ahora acyurira abana batitwaye nka se, batanakoze nka se ibyo yaba amushinja byose? Tugana ku musozo rero, twavuga ko nubwo Bernard Makuza azwiho kwambara neza, akaba yaranakoze imirimo yo mu nzego zo hejuru mu Rwanda top 5, bitabuza Bizimana kumwibasira, ahanini agamije kumwihimuraho no kumucyurira nk'aho akaga kose yanyuzemo yagatewe n'umuryango wa Makuza. Kuba Bernard Makuza yarise Bizimana Nyagasani, igitangaza n'igihangange, ni uburyo bwo kumuninura kuko abizi neza ko Bizimana ntacyo arusha abandi, ko ari ikibazo cy'igihe gusa ubundi agashyirwa mu mwanya we. Bitinde bitebuke, imitima agenda akomeretsa abandi abakina ku mubyimba, igihe kizagera ashiremo uburyohe nka shikarete, ubundi ajugunywe mu myanda nk'abandi bose bagiye baba abatoni kuri FPR, bakica bagakiza ariko bakarangira nabi. Kuba Bernard Makuza yarakiriye vuba na bwangu ivanjiri rya FPR, akagira uruhare mu isenywa rya MDR yavukiyemo agakuriramo, akagira uruhare rudashidikanywaho mu mabi FPR yakoreye Abanyarwanda, yakagombye kuba afite ukundi abibazwa, ariko kubibazwa na Bizimana basangiye ingeso ni ikimenyetso cyiza cyo gusubiranamo kiganisha FPR mu marembera, yabishaka itabishaka, ubundi ikazasigara ibiryozwa n'amateka. Kuba ubutumwa bwaratangajwe na Kabagambe nabyo nta gitangaza kirimo, kuko asanzwe atumwa aho FPR itatinyuka. FPR waryanishije Abanyarwanda batagira ingano, igendere ntituzagukumbura. Turi ku musozo rero w'amakuru yacu. Mbere yo gusoza, wenda ntabwo mfite byinshi byo kuvuga, ndumva nafite imbaraga, ndikumva meze nk'umuntu urwaye, rero ntabwo mvuga byinshi. Gusa ku benshi wenda mwakurikiye ibyo kuri iyi mihanda, cyangwa abakurikira inkuru yandika mu Gifaransa, cyangwa abakurikira ibiganiro Bosco Empire akora, iri inkuru yababaje abantu benshi cyane. Ni uruhinja rw'amezi 4 rwapfuye, bavuga ko rwapfuye mu karere ka Gasyata, bitewe n'uko umubyeyi warwo yari yasize arufungiranye akora akazi k'ubuzunguzayi, noneho bakaza kumufata, yababwira ko afite uruhinja rwe, ntibamugirire impuhwe bakamujyana kwa Kabuga, uruhinja rukaza gupfa. Igihari ni uko abantu bagiye, njye nasomye izo komanteri zivuga kuri icyo kiganiro cyanyuze kuri YouTube, ko inkuru y'urwo ruhinja ari kuba ibihamya kuko batuye mu karere ka Gasyata. Aha rero umuntu yakibaza ati, inkuru nk'izo ngizo ziba zivuga mwene ako karengane, arabamo barabaza niba ari byo, niba hari ibihamya, ariko se niba umuntu wahisemo kujya yica Abanyarwanda, agasiba ibimenyetso, akabuza abantu kuvuga, n'abavuze bakavuga bihishe, ni gute twazajya tubimenya? Mu mibare rero bavuga ko ikintu kiba gifite amahirwe 50% yo kuba cyaba ari cyo, n'andi 50% yo kuba cyaba atari cyo. Niyo mpamvu rero njyewe nk'umuntu ureba akarengane, ku munzani ayo mahirwe 50% ko icyo kintu cyaba ari cyo, kugira ngo kivugwe,
kugira ngo koko niba gihari gikosorwe kandi isi yose ibimenye. Biramutse atari byo, igihe nikigera iriya gereza idasakaye ariyo u Rwanda, umuntu azakora ubusesenguzi ndetse n'amaperereza, umuntu amenye ibiba byahabariye koko. Ariko ikizwi ni uko ni benshi cyane, ntabwo bwaba ari ubwa mbere abapolisi bahungese abazunguzayi nk'abo bo atari abantu. Ubwo rero ni iyo reflexion nashaka kubasangiza, kubambajije niba ari byo, niba nari nkwiye gutegereza ko haba ibimenyetso simusiga kandi bifatitse ko iyo nkuru ariyo. Mbabwire yuko buri wese akurikira icyo umutima we umubwira, buri wese akurikira icyamuhagurukije. Njyewe ni akarengane, kandi mu gihe cy'akarengane umuntu aha amahirwe gutabaza kurusha kwicecekera utegereje yuko uzamenya ko ibyo bintu ari byo, kuko kubiceceka hari igihe wazasanga ugiye kuvuga ibintu byaramaze kugera aharenga, n'ubwo mu Rwanda n'ubundi ibintu byamaze kugera iwa Ndabaga. Rero nkomeje kubabwira ko ibiganiro kuri Ndabaga TV ari akagaruka, turi kumwe mu bihe byose. Twabasezeranyije ikiganiro ku bwicanyi bwabereye mu Ruhengeri, turacyarimo kugitunganya, ariko hagati aho inkuru ntabwo arizo zibuze kuri Ndabaga TV, umwanya niwo dukunze kubura. Rero ibiganiro kuri Ndabaga TV nakagaruka nk'uko bisanzwe. Ku cyumweru tuzagira ikiganiro live. Nkomeza kubashimira mwese ko mudutera ingabo mu bitugu, ko mudukurikira muri benshi. Ikindi nakongeraho, hari abantu bakunze kunyandikira kuri Facebook, ntabwo njya nsoma message kuri Facebook ndetse no kuri WhatsApp ntabwo njyaho cyane, ariko rero ahangaha namaze gushyiraho nimero yanjye mwashobora kunyandikiraho. Niyo nawe mfite amahirwe menshi yo kuzasoma iyo WhatsApp kurusha yuko nasoma ubutumwa munyohereza inbox kuri Facebook, kuko ntabwo nkunze kujyaho cyane. Ariko no kuri WhatsApp ntabwo ari ahantu nkunze kuboneka cyane mu buryo busanzwe, ntabwo ndi umuntu ukunze kuboneka mu matelefone. Rero ndabashimiye ko mukomeje kudukurikira muri benshi, mukomeze kuduha like, musangize abandi iki kiganiro n'ibitekerezo byanyu, kandi waba utarakora subscribe, iki ni cyo gihe cyo kuyiduha. Rero Imana y'u Rwanda, ntabwo twe tuvuga Imana y'u Rwanda, tuvuga Imana y'u Rwanda kuko ni Imana rubasha. Imana y'u Rwanda ikomeze kubana namwe, uduhana amahoro n'umugisha wayo. Naho ubutaha. Ndabaga TV, urubuga rw'amakuru n'ibitekerezo. Gahoro Igoni Ugendo. Uburenganzira bw'umuturage. Ndabaga TV, Gahoro nirwo rugendo. Ndabaga TV.